Twongeye kubasuhuza bakundwa bacu, bakundwa Story TV, tuguma dushimira urukundo mukomeje kutwereka. Uyu munsi tugiye kubagezaho inkuru y'urukundo mwari mutegereje muri benshi. Ni inkuru yitwa Nta Mahitamo. Niba rero utarakora subscribe, urimo uracikwa n'ibyiza byinshi tugenda tukugezaho. N'abatindiye rero reka tujye mu nkuru y'urukundo y'uyu munsi. Ngaruye ubwenge ndyamye mu modoka, mfite ibikomere umubiri wose, navunaguritse, amaraso anyuzuyeho ahantu hose, simbasha kuvuga. Mu by'ukuri ndumva ndi kwegera urupfu rwanjye. Amazina yanjye ni Mugabo Martin, imyaka 21, ibiro 60, ndeshya na metero 1.82. Umwaka wa 2014 mu kwa karindwi, ubwo nigaga mu mwaka wa 6 segonderi, nibwo mama yapfuye azize indwara ya kanseri. Kubw'amahirwe yapfuye ndi mu biruhuko by'igihembwe cya mbere. Kuva ubwo ntangira kubana na papa wari inshuti yanjye cyane. Niko guhita anshyira muri atelier yari afite, yakoraga ibikomoka mu mbaho, dore ko ubusanzwe yari asanzwe akorana na mama. Nyuma y'urupfu rwa mama nahise nsa nk'umusimbuye. Ibiruhuko birangiye, papa yaranyicaje arambwira ati, mwana wanjye, urabona ko nyoko atagihari, kandi urabona ko iriya atelier ariyo dukuramo amaronko. Washatse ishuri no i Muhanga wakigaho ukajya wiga utaha, bityo ukamfasha. Nanjye sinazuyaje, naramwemereye bitewe n'ukuntu najyaga nkuramo udufaranga. Nuko njya gusaba ishuri kureteka, bitewe n'uko umuyobozi waho yari inshuti ya papa, niyangoye ansaba birote. Ubwo naritahiye nkomeza akazi. Hashize nk'icyumweru nibwo nagiye ku ishuri, abandi bari bamaze nk'icyumweru biga. Ubwo ninjiraga mu ishuri nasanze intebe zose zuzuye, gusa hari intebe imwe inyuma itariho umuntu. Mba ndagiye nyicaraho. Hashize akanya hinjira umukobwa, mvuze ko yari mwiza ntago naba ngiye kure y'ukuri. Yiyambariye akajipo ka mini kamufasha. Ku mutima ati, sinarinzi ko abakobwa nk'aba bakiba mu mashuri. Gusa murebye mu maso mbona yarakaye bikomeye. Ngiye kubona mbona araje mu ntebe nari nicayeho ngo ba. Ku mutima ni, kumbi tuzajya twicarana. Ubwo ariko na prof yari arimo yinjira, ariko uko yigishaga nkabona umukobwa we yaruriye kweri. Ticha yabaye agisohoka, nanjye ndisunganya, niko kumukomanga nti, ko mbona utameze neza, bimeze bite? Aricecekera. Ndongera nti, basi se ninjye waguteye kumera gutyo? Abarandebye ati, hoya, ni rero uva muri iyo mudu batagira ngo ninjye wakurakaje. Ati, ariko ubundi urinde ko mbona uri mushya hano? Nitwa Marite, byo kuko ndi mushya hano. Wowe se? Ati, nge ni Stella. Bankoze mu bage nkuramo amakarita, nitube twikinira basi. Abarasetse ati, ndagukunze kabisa, ariko turakinira amafaranga. Sibwo dutangiye gukina urusimbi, turakina mba muri ibihumbi 10 byose. Ubwo amasaha yo gutaha yarageze, ndamusezera musubiza na bya bihumbi 10 nari namuriye. Ndamubwira nti twikiniraga by'amafaranga ntabwo ari byo nari niteguye. Nageze mu rugo nsanga papa ari gufunga ibikapu nk'ugiye. Natunguwe n'ukuntu papa yasaga n'ugiye kunsiga, ariko nibuka ko yari yarambwiye ko afite gahunda yo kujya gusura uncle uba mu Bwongereza. Nkaba nari niteze ko agenda uwo munsi. Mu gihe nyibitekerezaho, numva imodoka hanze ivuza amahoni menshi. Ndebye mbona ni taxi voiture yari ije kumutwara. Papa baransezeye, amafaranga 30,000 ati, uze gukuraho 20 yo kugura umuriro wa atelier, asigara azagutunge, nge nzagaruka nyuma y'icyumweru, kandi uzite kuri atelier Alex azagufasha. Alex yari umukozi muri atelier papa yizeraga cyane. Ahitamo contact y'imodoka y'akazi, yari Ford Pickup. Aransezera ati, imodoka yanjye nimukayijyane muri gahunda zanyu. Akimara kuhava nibwo nibutse ko nararya. Mba nigabije imodoka njya ku karesitora twaryagamo saa sita, dore ko tutatekaga. Mu gihe nicaye ntangiye kurya, mbona abakobwa 3 bambaye udutrining n'udusengeri bari binjiye. Harimo Stella. Bambonye baza bansanga, baransuhuza. Stella ahita yicara arababwira ati, mwaki tukicara? Nabo baricara. Stella ati, nawe urya muri resitora kandi utaha mu rugo? Cyane rwose. None ko nawe unekera mfite nabigenza gute? Mu gihe nyimubwira, umukobwa umwe abateruye za mfunguzo abwira Stella ati, uzi ko uyu mutipe afite imodoka wa noneho uratugurira? Ndabagurira, ariko imodoka yo si yanjye, ni y'umusaza. Mpita mpamagara seriveri, ni kuki uba warangaranye abakobwa beza nk'abo? Mu gihe tukiganira, Alex barampamagaye ati, zana iyo modoka vuba tujyane kontwari ya mama Riri
dore yaje kuyireba. Mama Lili yari umumama w'umupfakazi wari ufite akabari ka mbere muri Muhanga, gusa yari inshuti ya papa. Abwira abo bakobwa ati nimundindire gato ndaje. Nabanje kujya kurya mita mukupa, nkomeza kwiganirira n'abasiste. Hashize akanya gato ndabasezera, ariko kugira ngo mbiyemereho nkora mu ikofi nkuramo ibihumbi 10 nyaha Stella ni mumbabarire munsanze nta mafaranga mfite, tuba dufashe n'agacupa, gusa ndi no kwihuta uze kwishyura buriya naho ubutaha. Ubwo na Alex yari yamaze kumbipa bya hatari. Ubwo nageze ku kazi nsanga Alex na Mama Lili bari kuganira baseka. Ngiye kubona mbona bahise birakaza, ndabegera ndababaza nti ko mundakariye bite? Alex, urabona ukuntu watindije Mama Lili, dore amaze amasaha abiri ategereje tumujyanire kontwari ye. Mba ndababwiye ati sorry. Mama Lili ahita ambwira ko ndi burare mujyanire fagitire ya kontwari. Uwo munsi wose niriwe ndi bize, n'umunsi ukurikiyeho niriwe aho ku kazi. Alex yari yaranyigishije gukora uturaka twa make, ku buryo ku munsi natahanaga nk'ibihumbi 3 zanjye, kandi ntabangamiye ibya papa. Naje kubona ko nsa nk'uwibagiwe ishuri, mfata umwanya ariko wa gatanu njya ku ishuri, ariko njye no kureba Stella kuko numvaga mukumbuye. Turiga nk'uko bisanzwe, pause igeze nasigaye classe mfata note, abandi bafashe narasibye, nsigarana na Stella. Ahita yitanguranwa arambaza ati harya warambwiye ngo ntawe ugutekera ugira? Njye nti urashaka kujya untekera se? Uzi ko meruka kurya mu rugo mama akiriho? Stella ati yo sha sorry, gusa njye ntacyo nagufasha. Ndamubwiye ati sha uzaze kunsura dufatanye byibuza umara irungu. Stella ryari suko? Mba ndamushubije ni ejo se hari icyo bitwaye ko ejo ari weekend? Arisetsa arambwira ati nzabyigaho. Mpita nkora mu mufuka nkuramo ka karasharamye karimo Tigo, mba ndakamuhaye. Mba ndamubwiye nti ubwo uzambwira. Tukiganira Chris abaraje nk'uko bisanzwe mu busazi bwinshi ati sha madamu yambwiye ngo ubushize warabaguriye, kandi uyu munsi urangurira byeri. Nta mafaranga menshi nari mfite, ariko nanga guhakana ngo Stella atanseka n'ukuntu namwirariyeho. Twarangije kwiga nahana na Chris, nari mfite 5 duca kuri restaurant turarya. Ako kanya duhitira muri Big Club, boîte yo kwa Mama Lili. Meruka tunywa amazi, sinzi niba 3 nari mfite arizo zadusindishije. Icyo nzi cyo nuko twagaruye ubwenge turyanye muri salo yo mu nzu kwa Mama Lili. Mbibutse ko Mama Lili yari umupfakazi, umwana we yigaga i Burayi, ni ukuvuga ko yibanaga. Ubwo twabyutse Mama Lili aduhagaje hejuru yambaye akayesuime kagufi. Abaratubwira ati mujye koga mu maso muze dufate ibya mu gitondo. Twahise twihuta n'isoni nyinshi turaza twegera ameza. Mu gihe tugifata breakfast, ariko mbona Mama Lili na Chris bahuje urugwiro. Banibutse ko mfitanye gahunda na Stella. Nahise nsanga Chris aho mpita nitahira. Hagati aho ndi gutaha nakoze mu mufuka numva amafaranga yose ndacyayafite. Mpita menya ko Mama Lili ari we watwishyuriye. Ku mutima ni Imana ishimwe. Nageze mu rugo nsanga Stella yicaye ku ibaraza. Ndamubaza ni mu rugo wamenye ute? Ntabwo utindiye se? Stella ati narangishije. Ubundi telefone yawe wayikoze iki? Nahise nibuka ni sorry yazimye. Ubwo nari ndi gukingura. Ni karibu mu nzu rero. Arinjira mubaza icyo nywa, ntungurwa nuko yambwiye ko anywa mitsingi. Ubwo nahise mfata agakapu ndagenda ngura ubuteka buke, ubundi nikoza kuri depo nikopeshayo igice cya peti mitsingi. Ngaruka nsanga ari kureba televiziyo, nari nasizemo DVD ya season yitwa Teen Wolf. Nari maze iminsi ndeba, bamuteretse ikazi imbere ye. Arangije nk'amacupa 2 ati ngiye guteka rero. Ndamubwiye ati nibagiwe kugura amakara, kandi nawe urabona ko utaberewe no guteka. Stella ati gabanya imitoma njye ngomba kurya. Ndamubwiye ni nazanye uduteka we ariko. Stella sawa, noneho reka turye tuze kunywa nyuma tudasinda. Ndamubwiye ati ntari bini turangiza kurya ubundi twinywere byeri. Dutangiye gusinda mbakizemo akaririmbo ka Siro bita Sacrifice. Niko konyine nagiraga karangira nkagasubizamo, ubundi dutangira kubyina nk'abakundanye. Twatangiye kwibyinira n'abasinzi, ariko nka 6:10 byari byakomeye, twumanye nk'igishyimbo n'umwumbati. Sinamenye uko byagenze, gusa nashidutse iminwa yafatanye, kubihagarika n'ibyari koroha, dore ko twese ntawarushaga undi ubwenge. Ari nako akambere karangiriye mu ntebe. Mu gihe natekerezaga ko ibirori ari bwo bitangiye, ngiye kubona mbona Stella asa nk'uwikanze ati ukoze ibiki Mati? Mba ndamushubije ati
ibiki se ahubwo? aba araturitse ararira, amanura ijipo, arira asohoka yiruka. Nanjye siniriwe mwirukaho, ahubwo nahise niryamira. Ubwo weekend yarangiye niturije, kuwa mbere nabyukijwe na telefone. Telefone nta yindi yari iya Naomi, umwe mu bakobwa b'inshuti za Stella. Aba arambwiye ati Stella guhera ejo ararwaye, kandi wibuke ko kuwa gatandatu yiriwe iwawe. Batamubajije ngo ararwaye, ati se muri hehe? Naomi yarambwiye ngo twamujyanye mu bitaro. Mpita mukupa, mbanza guca ku kazi dore ko nta n'igipfumuye nari mfite. Ubwo nageze ku kazi, ninjiye mu biro bya papa yari yarabinsigiye, ariko imfunguzo nari nazisigiye Alex. Ntungurwa no gusanga Alex na mama Lily bari gukora ibikorwa byagakwiye kuba bikorerwa mu cyumba, bari kubikorera mu biro. Duhuje amaso, nsubira inyuma n'umujinya mwinshi. Hashize akanya barasohoka. Alex ahita yitanguranwa ati yaraje kwishyura ya kontwari. Ubwo mama Lily yahise anyonyomba aragenda n'isoni nyinshi. Mpita mbaza Alex ati kuva ryari ibiro bya papa byahindutse lodge? Alex ati humura turakoramo isuku, kandi mwibutse ko hari n'akaraka banyishyuye 50,000, ahubwo fata 30 nguhe menshi, ariko ureka ibi bintu byo kwirakaza nk'abana. Mpita nyafata niruka nca kuri alimentation ngura utuntu duke, ndakomeza njya kwa muganga. Nsanga Stella aracyasinziriye. Bazana uwo muko Stella ameze, barambwira bati uko biri ari koroherwa. Bandamubajije ati se iwabo barabizi? Bataransubiza, tubona umugabo muremure wambaye igisirikare n'inyenyeri nyinshi ku rutugu arinjiye. Nshya ubwoba kandi nta cyaha ndimo. Ndebye na ba Naomi mbona barikanze. Ku mutima ni menya ishyamba atari ryeru. Ubwo yaraje akora kuri Stella, arangije arahindukira mu ijwi rikanganya ati nitwa Colonel Kalisa ndi se wa Stella. Arongera ati mwe muri bande? Abakobwa barivuga, ngezweho n'ubwoba bwinshi nitwa Martin nigana na Stella. Mbona yisanyegera arambwira ati haguruka sha. Ndahaguruka. Nuko Colonel arambaza ati none urashaka iki ku mukobwa wanjye? Ntangira gutengurwa, kuvuga birananira. Ngiye kumva numva ingumi yo mu rwasaya ngo pi, mba nikubise hasi. Colonel arongera aneruza ukuboko kumwe, arongera ati wa muginga we mpumbye rimwe utakiri hano. Aba nkubise umugeri mwiza wo ku mugongo, ndagenda nkubita umutwe ku rugi. Naomi we yari yarize. Icyo nangira abakobwa aho kunsaba imbabazi ahubwo yari ari kurira. Cyakoze yaraje aranterura, aransindagiza, angeza hanze y'ibitaro, anyinjiza mu modoka nari najemo, yisubirira mu bitaro. Nicara mu modoka mbona message ivuye kwa mama Lily igira iti duhurire kuri Big Club, ndagushaka ngo tuvugane. Ndakomeza nigira mu rugo ndiryamira. Nabyutse saa 12 numva ameze neza, ariko mfite inzara ya hatari. Nerekeza kuri Big Club, nsanga mama Lily yantegereje. Tumara akanya tuganira ku byambaye uwo munsi wose. Arangije arambwira ati umva mati, ndashaka uzambikira ibanga ry'ukuntu nitwara, umukobwa wanjye ntazabimenye. Bandamusubije ni wikwigorera ubusa kuko Lily ntabwo tujya tuvugana. Mama Lily ati ndabizi buriya muracyakundana, na mbere mwari mwarabimishe kandi azaza muri iyi weekend. Uramenye rero. Numvishe mama Lily ari kumbwira ubusa kandi nirwariye, ejo nifitiye akazi. Mutaho nditahira. Umunsi ukurikiyeho hari kuwa kabiri, nagiye ku kazi muri pause nge na Alex, twagiye kurya. Tugeze muri restaurant, ya telefone nahaye Stella mbona irampamagaye. Nitabye numva ni Stella ati bitema. Badamushubije ati ni sawa. Stella ati kutaje schools? Batamushubije ni nago naje kuko hari akazi kenshi nari mfite. Bandamubajije ati se wakize? Stella ati yego meze neza kandi nize. Bandamushubije ati niba wize fata iyo phone uyihe Chris arayinzanira. Stella ati reka sha nawe, uko twavuganaga niko nibukaga ukuntu ise yankubitaga. Numva umujinya uriyongereye, mpita mubwira ni niba udashobora kuyimuha ejo nzaza kuyifatira. Stella ati urayishakira iki se? Bandamubwiye ati ndayishaka kuko ari iyanjye. Stella ati sheri kuri kuvuga nabi. Bandamusubije ni ryari ndi sheri wawe? Stella ati ni wowe uri kuvuga ibyo? Ndamubwira ati yego ni njyewe uri kubivuga, kandi niba udashaka kundushya ukora ibyo nkubwiye. Atangiye kwiriza mpita mukupa. Ubwo nikomereje akazi kubera amafaranga nakuragamo byasaga nk'aho ishuri nariretse. Ariko haciyemo iminsi nk'ibiri nyuma yuko papa Stella nkubise, nibwo nongeye kwibuka ko gomba kujya ku ishuri, atari uko ari ukwiga byari binshishikaza. Ahubwo ngiye gufata telefone yanjye nari narahaye Stella.
ubwo hari kuwa kane ku mugoroba mvuye kuri atelier ndi kumwe na Alex nk'uko bisanzwe. Nari niteguye ko tugiye gukanda amazi, ariko natunguwe nuko Alex yambwiye ko adahari, ati mfitanye gahunda na Mama Lily. Nanjye ni okay, sawa, Mama Lily n'ubundi yaragukumbuye. Alex ati ziba wa ruzingo cyangwa rwa Colonel nabonye ari we ukunshoborera. Twaratandukanye, nanjye mpita nikoza mu rugo ndonga, nambara neza nk'umuntu usohotse, ubundi nerekeza ku ishuri. Nsanga bari muri etide batuje. Ndebye ku ntebe yanjye na Stella, mbona hicaye abakobwa benshi bari kumwe na Stella. Bambonye bongorerana utuntu barahaguruka barahamusiga. Nanjye ndaza ndicara, nifatishwa agakayi, nkarambura ku ntebe, mbambaje Stella ni za staff zanjye wazizanye. Akuramo ka gafone arakama, arangije arambwira ati urishimye? Nanjye mba ndamushubije ni uri kwibeshya ku bintu Stella, ushobora kubaho mu myaka umaze ubana na so utaramumenya. Stella ati hejuru y'ibyo twakoze byose uhisemo kumfata gutyo? Ndamubwiye ati umbabarire Stella, kandi wibuke ko tutanakundana, ibyo twakoze byose byari ubukubaganye. Umukobwa batangiye kurira, nanjye ukuntu ndi igicucu aho kumuhoza mutaho ngaho nditahira. Mu gitondo nabyukanye amahoro numva, ubwo narangizanyije na mwene Colonel ngiye kubaho mu mahoro, nshyiramo agakabutura ka kaki n'agatisheti ka black n'utumasayi njya ku kazi. Ngeze mu nzira mbona animatrice arampamagaye ati ihute uze hano ku ishuri ndagushaka. Mpita mpindura njya ku ishuri nyambaye nk'imbobo. Nkigera kuri porotayi mba nkubitanye na master ati niko sha nta soni ufite zo kuza ku ishuri umeze gutyo? Ndamushubije ni mumbabarire babyeyi, nuko animatrice yarampamagaye ndi mu kazi nkanga kumusuzugura. Master ati mbese wari wanasibye kandi nsanzwe nakira amaraporo yuko utajya wiga? Nuko so ari inshuti yanjye uba waratashye wowe kabisa. Mu gihe master kinsomera, animatrice abaraje ati directrice wanije umuhungu ko namushakaga. Master ati mutware muvugane, ariko ahita ataha azagaruka azanye na se. Ku mutima ni saho nkuye. Ubwo animatrice yanjyanye mu biro bye aranyicaza, Mati uzi ibyo ukina nabyo cyangwa urabyitiranye? Ndamwaje ibiki se animatrice? Animatrice ati ubu umukobwa w'abandi ameze nk'uri muri koma, ntarya ntavuga nasinzira, ari kuvuga ijambo rimwe gusa Martin. Ubu turahamagara iwabo kuko ise yavuze ko ikibazo umukobwa azajya agira tuzajya tumuhamagara. Bibaze Colonel namenya ko ari wowe nyirabayazana w'ibi byose. Ubwo animatrice yagiye kurangiza ubwoba bwanashe, ibyuya byandenze mu mutima. Ni akanjye kashobotse. Baza animatrice ati wanjyanya ahari? Anjyana mu kumba baryamishagamo abarwayi, nsanga araryamye ari kureba. Ndamwegera mu ijwi rituje ni Stella, ntiyitaba. Ndongera ndavuga cyane n'ubwoba bwinshi ni Stella mbabarira uvuge. Ntiyasubiza, ubwoba buriyongera, amarira atangira kujejeta mu maso. Ndongera ndasakuza ni Stella please niba unkunda mbabarira uvuge. Nyuma yuko nkoze ibishoboka byose navuge, nicara hasi numva umusatsi umvuyeho, nibaza ukuntu afande papa we nahagera biri bugende. Nangira gutengurwa nicuza impamvu namubwiye nabi, kandi yaranze abasore bose mu kigo. Ni ubwana nakoze nta kindi gihano nari nkwiriye kitari iki kabisa. Hashize akanya animatrice abarinje arambwira ati ngiye guhamagara papa we, dore amenye ko natinze kumumenyesha iby'umukobwa we yanyirenza. Mba ndamubwiye ati mbabarira iminota 2 yonyine. Animatrice ati rero gira vuba vuba. Ubwo ndongera ndatakamba ni Stella, ntangira kurira nk'umwana erega. Mbonye ko atari bubyuke ndicara mufata mu biganza ndatuza, ubundi ntegereza ko animatrice aza. Hashize nk'iminota 2 mbona arakanuye cyane mu kajwi gatuza ati Mati ni wowe ndi kureba cyangwa ndi kurota? Mba ndiruhukije nti yego ninjye. Igihe nakuvugishaga ntago wanyumvaga? Stella ati simbizi niba ibyo nabonaga ari byo, byari biri kuba gusa nabonaga abasaza banjye na papa bari kugukubita bya hatari nawe uri murarira. Byumvishe nikangamo ariko sinabitindaho, niko kumubwira nti bakuzanira ibiryo ubanze urye, dore umaze umunsi wose utarya utavuga. Ubwo animatrice yinjiye asanga turi kuganira, musigaho njya gushakira Stella ibiryo arya, ariko ngenda niruka ngo nasanga Stella yongeye gukwama. Naraje nsanga yatangiye guseka, ariko ambonye aricecekera ndabyirengagiza ndaza ndamugaburira. Ndangije mwicara iruhande n'isoni nyinshi nabuze aho nahera, ariko ndisunganya ndatangira ni Stella ubu sinzi uburyo navuga ibyishimo mfite kuko wongeye kugaruka. Nari nzi yuko utazakira vuba kabisa. Mbona Stella aricecekeye ahubwo ahigimamo gato. Nanjye ndongera ni Stella nukuri mbabarira, birana bivugiraga umujinya nari mfitiye papa wawe.
Stella ati niba ari iby'umujinya uzawuhorana kuko uko muhuye azajya gucapa. Nuko mbwira Stella ati ni ukuri mbabarira umpa amahirwe ya nyuma kandi nzi neza ko ntazongera kukubabaza. Ubwo nagiye kurangiza kuvuga arimo ararira, abarambwiye ati Mati ndagukunda kandi kuba wanyanga ntibyakuraho urukundo ngukunda. Batambwiye ati rero akazi kari gupfa reka ngende ariko ejo uzaze twiyunge neza. Ubwo nabimubwiraga niyibagije ko ejo ari kuwa gatandatu ko aribwo papa azaza. Nasubiye mu kazi ngo njye gushyira ibintu mu buryo papa naza azasange naritwaye neza. Naha nka 12:00 Alex yarambwiye ati waje nkajya kukugurira rimwe ko so naza ntazongera kukwiteza. Ni ntaribi reka mbanze cyura imodoka nanishyire ku cyako ubundi tujye gusharama. Ngeze kuri porotaye nasanze Mercedes Benz ihaparitse. Mva mu modoka njya kureba uwo muntu waparitse imbere yo mu rugo, gusa nsanga ibirahure n'ifime. Nkomanga ku kirahure, mu gihe nyitegereza ngiye kubona mbona urimo amanuye ikirahure. Ntuzacikwe igice cya kabiri, ni amahitamo ubundi umenye uko byaje kugenda. Mbwira abantu bose batarakora subscribe, nyamuneka mukande subscribe mukore no kunzogera iri ku ruhande kugira ngo mutazajya mucikwa n'inkuru nziza ziryoshye za buri munsi tubagezaho, ndetse n'ibistori bishyushye tubagezaho hano ku Bistori TV. Twarabiyemeje, twarabihaye kandi koko ntabwo tuzigera tubatenguha n'umunsi n'umwe. Reka rero twongere duhure mu kindi gice cya kabiri, ni amahitamo, inkuru y'urukundo iryoshye cyane. Mukomeze mugire ibihe byiza, bye bye.